Uyu muti kankubereke dore n'uyu nguyu ugendana n'uyu utwo n'utunini so ndatekereza nawe kwereka uko mukoresha fasha urabona akangaka urafungura gutya ugakoramo gutya gutya ugasiga ku mutwe w'igitsina iminota 5 ugasigaho iminota 5 igashira warangiza ugafata n'uyu nguyu ngira ngo murahubona ukawufata ugasigaho hano mu kiganza ugasigaho warangiza ugasiga kuri sex iminota mpaka iminota 5 ishize genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byawe bimeze neza cyane ukurikira urugendo Online TV mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Imana ikomeze kukurinda cyane kandi iguha umugisha mu byo uri gukora byose. Nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jado ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Urugendo rwacu rukomeje umunsi ku munsi. Hari abantu badukurikiye ibihe byawe bitameze neza cyane. Wizere Imana niyo ihindura ibintu byose. Ubundi ibintu bikagaruka bimeze neza cyane. Urugendo rwanjye rurakomeje ngira ngo njya mbibabwira ko buri munsi tuba dufite urugendo tujya hirya no hino mu bice bitandukanye. Uyu munsi ngira ngo uyu mushiki wanjye naje kumusura niwe tugiye kuganira. Namusanze ku kazi ke ntago biba byoroshye cyane ngabo n'umwanya dusangaho dukora niyo mpamvu tuba twaje hano. Hari ibintu byinshi ngira ngo ari kiganiro nabonye ari gusobanura ibintu bimwe na bimwe ngira amatsiko mbanza kumusaba audience yuko nanjye dushaka kuzaganira. Wakoze cyane kumpa karibu uyu munsi ikaze ku rugendo Online TV. Namwe mwakoze cyane. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Turashima Imana n'abantu bake. Nanjye ndimo. Nanjye ndimo. Nawe urimo. Abantu bari kureba ariko mu rukundo umukobwa afite agasatsi keza agakwafi keza kabarokore. Ubundi bavuze ngo umuntu w'umurokore nubwo tutaba twinjiye mu idini cyane ariko iyo tubarebeye inyuma gutya uhita umwibwira ukabona nta bindi birashyiraho bishya ubona akavuze ukavuga ati uyu mukobwa asengera muri ADEPR. Ndabeshye se? Ntago beshya. Amazina ni nde? Amazina yanjye nitwa Uwase Copine. Uwase Copine. Copine wande? Bose. Nanjye ndimo. Copine wa Gakire. Abaye none. Ndi Copine wa bose. Copine wa bose. Yego. Copine umeze neza cyane? Yameze neza. Gusanze mu kazi nabavogereye ku kazi ariko byari byose mwakoze n'ubuyobozi bwa hano ndagushimira mu mwaka w'ibyansi kugira ngo tuganire kugira ngo hari ibibazo ntabwo ndi gutinde hano n'ibibazo bitari burenge bibiri ndi bukubaze. Nagusanze hano mu ivuriro urumva ko umwe mu bakora ubuvuzi mo hano. Ubuvuzi bukoresheje cyane cyane imiti iva mu bimera. Imiti hano ndi kuyireba ariko byari byose naje naza gucyura bumwe nta kibazo no kuri. Hari uburyo nyambona abantu bandika ku social media ngo umuti wongera akanyabugabo. Iyo yose irahari cyane. Ntabwo ndamenya nimba ntagafite cyangwa ngafite kuko uracyari umusore kandi sinakubagana. Buriya nzabimenya ibyo ari byo byose ibintu bigenda neza cyane. Hari ibintu rero binzanye hano wenda ndibuze nabonye uri kubiganiraho n'ubundi kuri social media ngira ngo nta nubwo ndibuze kujya kure muri iki kiganiro niho ndi buhere ibyo ari byo byose uburyo numvishe bivugaho uraza kubinsobanuriraho kuko hari abantu badukurikiye ngira ngo bafite icyo kibazo cyangwa se baremerewe ubu ngubu bakeneye ko uri bo basobanurira ibyo bintu kugira ngo babyumve neza bumve n'uburyo
bashobora gufashwa cyangwa se uburyo mushobora kubafasha. Ngira ngo hari ikintu mu ndwara abavuzi bakoresha imiti yo mu bimera bakunda kuvura cyane. Abo nagiye nganiriza bagiye bambwira ati tuvura indwara zitandukanye, tuvura indwara ngira ngo zifata abadamu, zifata abana, zifata iki. Uyu munsi rero nabonye uri kuganira ku bijyanye no kwikinisha. Ibyo bintu rero ngira ngo narakwitegereje ndavuga mayi ngogo ko mbona ari umurokore, ndabona ari kuvuga ibintu byo kwikinisha. Muri korali ntibahise bamuhagarika. Korali buriya n'akazi kimwe nuko ni ukuvuga ngo iyo uri hano uba uri mu kazi. Ni akazi. Yego. Waba uri mu rugo? Ndi mu rugo. Ariko abaganga hari ukuntu umuntu ejo bundi yambwiye ngo ujya kwa muganga ugiye kubyara ugasanga uri nk'umumama haje agasore gato kubera ngo kuburamo byose mwamubitse amabanga. Rero mukomeza mutubikira amabanga. Ni ngombwa burya ibanga ni iry'umurwayi na dogiteri. Yego. Reka tugaruke noneho ku kibazo cya Nyarari nkubajije. Hari ikintu bita kwikinisha. Ngira ngo iki kintu kibasa abantu kenshi cyane. N'ejo bundi nabonye umuntu bita Gitwaza ari kubivugaho. We none ari kurumva ntabwo yababwiye ngo mujye ku ivuriro runaka, ariko ababwiye ati hari uburyo ushobora gucika kuri ngira ngo ni ingeso yo kwikinisha cyane cyane yabasa abantu. Ariko abantu bakirengagiza ko iyo ngeso ifite ingaruka nyinshi cyane, izakubuza ibyishimo by'ejo hazaza, izakubuza ibintu byinshi cyane. Ndagira ngo wenda ku muntu dukurikiye kuri wowe wemeye kunganiriza mbabarira ibintu ndi bukubaze byose binsobanurire. Ndagusubiza, ndagusobanurira. Iby'uburokore bo biretse abantu nsobanurire. Yego. Ikintu bita kwikinisha ku muntu dukurikiye, hari nk'umuntu wakomoka kwikinisha football, kwikinisha ni iki? Kwikinisha ni cya gihe umuntu uwo ari we wese, umukobwa cyangwa se umusore, ubwo ni igitsina gore cyangwa igitsina gabo, afata dikiye igitsina cye ku mugabo agakina nacyo. Uvuga ngo bya byishimo yagakwiye ku mugore ubwe abyishaka. Ibyo bintu rero biba bifite ingaruka cyane. Abakobwa abo ni abagabo. Abakobwa ni cya gihe ufata intoki zawe ugashyira kuri sex yawe ugakina nayo, cyane cyane kuri otorisi. Urumva nyine nta muntu uri gukina wenyine. Ariko nakumvise ngo abakobwa ari nagaruka mbere n'ubundi hari igihe nigeze muri kiganiro mu myaka yashize. Yego. Hari umukobwa uri kubisobanurira ambwira ngo hari ibikoresho bimwe na bimwe abakobwa bakoresha. Kigiye barambwiye ngo harimo za kokombure n'imineke, imineke n'amakaroti. Ariyo mpamvu hari igihe imineke iba yahenze we twarayibuze. Abakobwa barayikatanye mu mageto. Ibyo bintu rero urumva rimwe na rimwe ntabwo wabona umuntu uri kubikora kuko ibyo ni ibintu umuntu akora yihishe. Niyo mpamvu utanabona umuntu ngo ube wamutangatanga umubwira ati nyaboneka wikora ibyo bintu dore ni bibi bifite ingaruka. Ibyo bintu ku muntu wabikoze, reka tubanze turebe ku mugabo ukinishije ahura n'izihe ngaruka, biba bifite izihe ngaruka. Ibyo byose ari umuvuga ngo ibi bintu ngende kubikora kuko kugira ngo nzandure sida, kugira ngo niyeri inda n'ibiki njyewe ubwanjye reka nirwaneho. Buriya rero ababivuga gutyo ariko ntabwo abazi ingaruka zabyo. Nicyo kintu ngira ngo mbasobanurire ingaruka zo kwikinisha izo arizo. Ingaruka ya mbere ni icyaha, reka nyihereho njyewe ndabizi mu byo uri buvuge ntabwo uri buyivuge. Umuntu ubikora bari gukora icyaha, ari kwiteranya n'Imana cyane rwose. Yego. Ikindi kintu ubwo kigiye gukurikiraho mu ngaruka, kwikinisha ku bagabo. Aka kanya ushobora kumva ko nta ngaruka, ariko ejo bundi washaka wagera mu rwawe
bikakubana ibintu birebire. ariko handi bavuga ngo umuntu yabuze ibyishimo Ugasanga cyane rwose gusanga murahora mu ntonganya bitewe nuko ntago umukorera yego ngo ugeze ku byishimo, ntago mwishimana ngo mugerane ku byishimo bya nyuma. ariko se abantu kenshi ari kirenge mbona ngo ibi bintu abantu bajya babibona no muri comment zo ku macano yacu babishyiramo, yego ngo ngo ukeneye akanyabugabo cyangwa ngo urangiza vuba, nabyo se byaba biri mu ngaruka zo kwikinisha? Kurangiza vuba ni ingaruka zo kwikinisha. Donc no ku bantu kimwe, izindi ngaruka zo kwikinisha, hari umuntu mu gihe nyine uri kwishimana n'uwo mwashakanye, cyangwa wenda urabona bireze, wenda umubebe yaje kugusura, nubwo bataba babyemerewe, tuvuga ku bashakanye, ubu ngubu ni nk'akantu kizemo, usanga birashoboka cyane. Usanga umukobwa yaje kugusura, wenda kansipoze kuri karisi, mutangiye gusomana ibintu nk'ibyo, ugahita urangiza. Icyo gihe umukobwa ahita akubona nka fake rwose, ko icyo gihe nawe uhita wumva ugize isoni mu gitego kijyamo match itaratangira cyane. Nicyo kintu rero, icyo nacyo kiri mu ngaruka zo kwikinisha. Izindi ngaruka, noneho ingaruka zinarenze ku bagabo, icyo gihe umudamu wawe ahita iyo byagenze gutyo, ntabwo hari igihe atabasha kugufata nk'umugabo mu rugo, kuko amakimbirane mugahorana, akaba yaguca inyuma, cyangwa ahubwo mugahora mu ntonganya ntimuhuze, kuko biriya bintu ahanini buriya byubaka urugo. Bihuriye ibyo bintu uri kuvuga muri izo ngaruka n'ibindi tujya tubona ngo hari abantu njya rumva ngo bashobora kongera ingano y'igitsina, ngo abantu bafite ngo ibitsina byahengamye, sinzi ibyo na byose hari aho bihuriye, cyangwa n'imiterere y'umubiri w'umuntu ashobora kuvuka ameze utyo? Ntabwo ingaruka niyo ni ingaruka bitewe n'ukuboko ukoresha wikinisha. Igitsina kigahengamira ibumoso cyangwa iburyo bitewe n'ukuboko ukoresha, niyo ni ingaruka yo kwikinisha, ugasanga sex yawe yarahengamye. Abo ni abagabo. Abagore rero, abagore ingaruka ya mbere habamo no kutabyara. Impamvu ntangije icyo ngicyo nuko ushobora gushaka kuvuga ngo ugiye buriya mugore yashatse icyambere agomba kubyara. Rero iyo wikinishije bishobora kuviramo ingaruka yo kutabyara cyane rwose, iranangirika. Ariko ngo bishobora gutuma umugore n'ikintu bita ngo ubushake buratakara, nta amavangingo habe na makeya. Ibyo bintu byose rero ngira ngo nubwo nari mvuze ngo nakubonye uri kubisobanura, Arishene namubonyeho ya YouTube ari kubisobanura, numva ngize amatsiko ntabwo nayagirishijwe nuko ari ibyo ari kuvuga, ahubwo nje narakurebaga nkavuga se uyu muntu bino bintu ari kuvuga. Yego. First of all nabona gufite look y'abarokore, imbabarire nimba narakwitiranyije wenda uri umusilamu kazi cyangwa so ntabwo wanyitiranyije. Ngira amatsiko yo hari uburyo nabonye uri kuvuga ngo Buhari buri muri rino vuriro ryanyu, ngira ngo hari n'utuntu mbere hirya kamera mwabanje kunyereka, ngira ngo wenda uraza kubisobanura abantu mukanya. Byo mwihari kuvuga ati hari umuti dufite twebwe twenyine, ngira ngo umuganga mukuru wacu yazanye. Yego. Umuti ushobora gufasha umuntu muri ibyo bintu byose. None reka tubanze turebe tutari twagera ku buryo ibyo bintu bishobora gukira. Hari uburyo bwinshi cyane bishobora gukira. Ubwo nari mvuze uburyo Gitwaza yabwiye ejo bundi ari kuganira n'urubyiruko cyane rw'abakristo, arabaga ati hari uburyo bwinshi ibyo bintu umuntu yabicikaho, ariko nanone
kwa muganga buriya ni ahantu heza cyane, kandi buriya ushobora no kujya kwa muganga, muganga Imana ikamukoresha. Abantu baba bari kumva turi gukora ibi biganiro bagatangira ngo gakire gutangiye kuvuga ibishizi by'isoni, kandi iyo murwaye ejo ugasanga umugore wawe waguciye inyuma, urazurira ngo mpa ikiganiro, aho nakakweretse ahantu uzajya kwivuriza nimba ufite ubu none hano umuntu cyakoze ngize amahirwe none mbonye umuntu nzajya mboherereza abantu bose banyandikira, n'abandi bashyiramo comment ngo muturangire, hari n'abajya banyita muganga ngo muga ngo none ngo ko byagenze urya, umva umuntu bita copine, mujye musanga copine wanyu abafashe cyane rwose, ni karibu. nabonye afite timu y'abaganga abana, mbona ibyo byose bashaka kuba ari abantu bashaka gufasha umuntu, hari uburyo ureba umuntu ukamwizera. Kandi ikindi iyo abantu nk'abo bafite adresse, tujya dukunda kubona abaganga bavurisha imiti gakondo ariko birirwa bayikatakatisha mu dukaritsiye, ngo uyu muti ngo uvura ibi, ngo uyongera ibi, ngo uyongera ibi, ugasanga wa muntu nta adresse afite, ntuzanakorera rimwe na rimwe, ugasanga umuguriye umuti wo kwica imbeba, ugasanga umuti ahubwo noneho imbeba zose zo muri Kigali zije iwawe, ahubwo nuhamagara imbeba. Ibyo rero tuba tubyize, ariko nk'abantu nk'aba bafite adresse ni byiza cyane ko iyo uhaje ukabura umwe uhasanga undi, kandi ikindi imiti kuvura ubu uyireba, ikindi kandi haba harimo amakere ngira ngo mu muntu iminsi cyane rwose mana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aje hano rero, ubwo ndiko mu kanya tugiye kugira, kuko ibibazo byanjye nindi kubaza cyari cya mbere, bikorwa gute, ingaruka tugiye kugira ku buryo ese umuntu udukurikiye wabaswe n'ibyo bintu, hari umuntu iyo ngeso yanze gucika, hari n'umuntu already uri mu kintu bita za ngaruka, ubu ngubu uri uzirimo uri kuvuga ati koko nzabigenza nte, ko mbona kwitwa umugabo biri kugenda byanga. Ubwo ariko mbere yuko ibyo bintu tubigeraho, nibyo tugiye guhita dusorezaho. Hari nk'umuntu dukurikiye hano, wenda abantu badukurikiye, hari cameraman araza kubereka, nubwo nibanze kuri icyo, ntago naje kuvuga ku bindi bintu bavura, ariko bavura, nabonye muvura indwara nyinshi. Ni nyinshi cyane zirahari. Yego, uyu umuntu aje hano mbere wenda yo kugira ngo ahure nawe cyangwa se ahure n'undi muganga, bibanza kugenda uti? Bibanza kugenda banza gusobanurirwa, banza kuko rimwe na rimwe abantu nk'ubu umugabo akavuga ati ese ndajya kwivuza ntibanseka. Ushobora no gutuma umugore wawe rega, ukamutuma akaba yaza bitewe n'uko wa mugabo yagize ikibazo. Nta muntu ukwiye guhisha indwara, nta n'impamvu. Wowe niba uzi ko ufite ikibazo, aho kugira ngo umugore wawe ejo bundi azaguca inyuma ajye kwa runaka mubana mu gipangu, ngwino utubwire ikibazo ufite, niba shake bazabivuga ariko wakize. Abantu hari ukuntu dutinya, mukavuga se ubu arangirira ibanga, ukazajya wenda n'urugero ukavuga ati umugabo uriya mugore do afite akantu kangana utya, ugasanga uwo mugabo arabatisha afazariye. Oya, ibanga buriya akamubwira ni rya babiri, njyewe nawe. Ni ukuvuga ngo mwebwe hano umurwayi mumubikira ibanga, ni ibanga, ariko byo nta muganga njya mbona uvuga cyane rwose. Mu bintu babigisha rwose haba harimo kubika ibanga. Nibyo rya mbere. Uvuga ngo hano icyiza cyawe uraza bakabanza bakakuganiriza, bakakumva. Buriya muganga n'ugutega amatwi akakumva neza. Ibyo bintu rero ku muntu udukurikiye urwaye ibyo bintu byose, uri muri izo ngaruka cyangwa se uri addicted no kwikinisha. Rimwe rimwe twavuze ko abantu bandurira kwikinisha bagiye mu magereza, abantu bari mu bigo by'amashuri biga bari mu mashuri ari singo, n'abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa, nko mu bigo by'abapadiri ahantu nk'aho. Rimwe na rimwe n'ikigare cyangwa se kureba amafilme y'urukozasoni bishobora gutuma umuntu yandura iyo ngeso. Abandi bati iyo ubonye bije uratokesha. Hari ibintu rero abarokore tujye tubwizanya ukuri, hari abadayimoni baticwa no gutokesha, ahubwo ukaza kwa kopine tukakuvura.
kopi karame. ubundi ngira ngo wenda ikintu bita nk'ukuntu umuntu hari ntuzana ndi ngo mwayisize hera ngira ngo wenda hari ntuzana aje ndi kubona hano kwa muganga Yego. bini yari yayitsimbye kwifata ufite isoni. Oya nta soni zihari. Oya. Ikiri uvuga ngo ni imfashanyigisho iri hano kwa muganga. Iki ni igitsina cy'umuntu w'umugabo. Yego. Ako nyine ni igitsina cy'umugabo ngira ngo nicyo hano bakoresha yo muri gufasha abantu. Umuntu ushobora kumubaza nyine hari umuntu utazi uburyo bikinisha. Abikora ariko atazi ko ari byo. Yego. Ukamwereka ubigenza gutya yego. Noneho bigahuza na za ngaruka byamugizeho. Za zindi zose nabasobanuriye harimo kwibagirwa ku bagore, ku bagabo, so abadamu ugasanga nta bubobere cyangwa nta mavangingo, abagabo ugasanga urajya kwihagarika bigakurikirwa n'amasohoro n'intanga. Urumva kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu rero umuntu uvuga ati n'ubundi bimazeho imyaka myinshi byanze gucika. Ibi bintu hano murabikora bigakira cyane rwose. Ni nk'ako kanya nabanza n'abakiriya babiri mayi nka rero ahubwo ugira ngo iminsi banyandikira. Yego. Banyita muganga kubera nk'ubu nkoranye nawe mu kiganiro umuntu ashobora kuzanyandikira ngo muga. Yego. Cyakoze nanjye nkunda gutega abantu amatwi nkanababikira utubanga. Ese uri muganga? Noheri nzayamena. Oya uzihangane. Ntuza ngo ari ukuntu umwana we yatoye akantu cyangwa yabonye ibintu ngo umuha ngo ubone amaso kugira ngo atazabivugavuga. Nanjye rero abantu mbishya abanga muri neti. Rero ati hano turagufasha ugakira. Ngira ngo wenda hari umuti wambwiye ko uri mu miti muri mu bantu muyifite hano mu Rwanda. Ubona umuntu utandukanye n'imiti twari dusanga tuzi imiti bakaguha makire ukagenda ukanywa ahandi ho numvise uri gusobanura ati nako kanya. Uyu muti kamubereke dore n'uyu nguyu ugendana n'uyu. Utwo n'utunini? So ndatekereza nawe kwereka uko mukoresha fasha. Urabona akangaka urafungura gutya. Ugakoramo gutya. Gutya ugasiga ku mutwe w'igitsina. Yego. Iminota 5. Ugasigaho iminota 5 igashira. Warangiza ugafata n'uyu nguyu. Ngira ngo murahubona. Ukawufata ugasigaho hano mu kiganza. Ugasigaho warangiza ugasiga kuri sex. Mpaka iminota 5 ishize. Nukuvuga ngo ni kuri wa muntu wabaswe no kwikinisha ndetse na wa muntu uri mu ngaruka zo kwikinisha cyane rwose. Ibyo bintu rero umuntu amaze kubikora gutyo bitanga izihe resulta? Ndakubwira ko uyu muti uwukoresha iminota 5 abatangiye kubona impinduka cyane rwose. Ngiye kuvuga ngo buri kansigeho umita nsanga nta kibazo ufite. Ngiye nta kibazo ufite. Yego ngo reka mbinyuze muganga. Oya. Ibi bintu ibyo byose impamvu tuba turi kuba gutyo ngiye ni kubariza abantu. Ejo umuntu atazaza nawe ugura ambwira ati hantu waturagiye wa muntu mwagiye kuganira wa muti ko tusize nkabona icyumweru kirashize n'ubundi nta kigenda. Nuvuga ngo nizangaruka zose ibintu byose rizitahita ibintu byose so ku bagabo nyine barangiza vuba, ku bantu bagizweho ingaruka no kwikinisha. Si ku badamu, ku bagabo
uyu muti urabafasha. ubwo ngaha abantu barwaye kopine urabafasha cyane. Ndabafasha. N'abandi baganga hari na dogiteri mukuru hari abandi dogiteri mukuru mu minsi yashize niwe wagiye hanze, niwe watuzaniye kuri iyi miti kuko yari yabonye inuze yayo. noneho rero wenda ntituza kuvuga ku zindi ndwara kuko ndabona hano hari imiti myinshi mufite, ariko ibyo byose abantu babibonaho ibintu bya amibe, imitwe idakira, abantu baba barwaye za rubagimpande n'iy'abadamu y'amavangingo. ubwo hano ubundi ni kwa muganga hari ibintu byinshi, ngira ngo ibindi wenda turaza gushyiraho nimero yawe bazahamagara ibyo byose babasobanuze. uwo muti noneho dogiteri yakuye hanze utari unanasanzwe, ubwo ntukosha. Turi kuri poromosiyo kandi poromosiyo irarangira mu minsi 5. ni ukuvuga ngo irarangirana n'iki cyumweru. kuva kuwa poromosiyo yatangiye uyu munsi kugera kuwa gatanu. Yego, umuntu ari kureba iki kiganiro ni karibu rwose, turabafasha ni ukuri. Yego, ngira ngo wenda twasoze nimba nta kindi kintu mufite. ngiye ibyanjye nari mfite byari ibyo nabarisha abantu, ubwo abantu babaswe ngira ngo bafite ibyo bintu tujye tureka, kuko umuntu ushaka gukira indwara arayirata, arayirata. tujye tureka kubihisha. nimba ibyo ari byose mvuze ngo abantu bikinisha, nuko mu biganiro njya nkora cyane cyane nkorana n'abavuzi, nkunda kubona message z'abantu babinyandikira babimbwira, nkavuga se ndagufasha ikigo nari muganga, wenda rimwe na rimwe ugasanga naringiye no kumuha nimero ya muganga kubera n'akazi kenshi n'ibiki nkabyibagirwa. ariko noneho iyo nazanye muganga nk'ubu nkamwibariza agasobanura impamvu nanze ko turi buze kuganira ku bindi bintu byinshi, ndashaka kubaza by'umwihariko kuri icyo kintu, kuko nkunda kubona cyane cyane no kuri social media abantu bari kubyibazaho babikeneye ubusobanuro, kumva umuntu afite amatsiko yo kumenya ariko ibi bintu ibi n'ibi bigenda gute. Ibyo byose murabyumva ko ikiganiro ababashije kubisobanura, kandi nkeka ko buri impamvu ngiye nabajije umugore nuko igitsina gore kirizihirwa ntabwo kijya kibeshya. ibintu avuze nyine no kuvuga ngo ibyo byose n'Imana iri kumwe nawe. ariko nk'abagabo hari igihe dushyiramo utuntu tw'amarigone tunyanye gazana, ariko abagore ibyo byose rero n'abagore barokore n'abana beza, nta mutima abarokore baba baje no gusengera imiti akuvura mu izina rya Yesu. Amina amina. Ngabo bwira abantu nimero yawe, ubwo turaza no kwishyira kuri iki kiganiro hejuru, nimero abantu bashobora guhamagara ibyo byose kugira ngo baze. Nuvuga ngo bakorera mu mujyi wa Kigali. Dukorera mu mujyi wa Kigali Kimironko. Nimero yanjye ni 078 48 186. Ongera isubiremo 078 48 186. Warakoze cyane. Imana ibahe umugisha hano ibyo byose kwa muganga. Iyo umuntu hageze ntabwo bajya bavuga ngo wageze kwa muganga, wageze kwa muganga baramuvura kandi ngiye sirwaye. Nijye kwa musintahira, ariko kubona hano nta kintu igenero rwose cyakoze abantu bakeneye gute, bakeneye kwivuza muze ndabarangiye. Kopine arabafasha, abari kumwe n'abandi baganga b'inzobere, hari muganga mukuru nawe ngenga ko twaganiriye ubu ari muri office ari kwita ku barwayi. Ngira ngo wenda tuzafata umwanya mufishe we afite n'ibindi bintu byinshi ashobora kudusobanura ku zindi ndwara, nawe tuzaza kumusura. Reka gushimire cyane umwanya wawe duhaye, kunyemerera kuza gutinyuka ukavuga ati reka ngusobanurire ibintu nubwo ndi umurokore nze gufata kuri iyi mpuzo, reka mbe yigize gutya iri kuntera isoni, iri kuntera isoni n'abandi babyeyi bari kureba iki kiganiro. Ariko nibyo ni imfashanyigisho bose pe. Niba ushaka yuko
sex yawe iba ndende umuti urahari turabigukorera ushobora kuba baze kuvurwa n'umurokore we ni ukuri turakuvura muze kwa muganga kopine wakoze cyane Imana igumisha ku mwanya wawe ya nawe mwakoze Imana ibaho umugisha